press conference yo korwa wenda n'ubuvugizi bwa equipe bunyamabanga cyangwa se umutoza press conference akakanya iyobowe na Brigadier General chairman w'ipya Brigadier General Deo Rusanganwa ari kumwe n'umutoza Bwana Dariko na Lieutenant Colonel ariyo ya mugabo yitwa nde uyu ushinzwe logistique zina rye ko naryibuka na Captain Deborah arahari akaba ari ushinzwe iby'amafaranga n'abandi ba staff members b'abatoza na Majoro Kavuna nawe arahari akaba ari team manager bose bambaye impuzankano za gisirikare mu telefone turi kumwe na Bwana Hubert Ndacyayisaba nyuma yo kuvana muri studio yageze Kimihurura arimo arabera press conference ya APR Football Club ndetse n'abanyamakuru. Meze neza cyane n'umva wongeye ukansuhuza nanjye kanongera musuhuze meze neza namaze kugera Kimihurura kubera press conference cyangwa se yamaze no gutangira ikipe ya APR Football Club. Zimwe mu ngingo zimaze kuganirwaho ni izihe Hubert, niki cyatumye APR tumira abanyamakuru kugira ngo ibaganirize? Yego niko tukihagera rwose mu kanya gato nka saa 4:20 ko tuhageze ndi kumwe n'umukameramani wacu muri RB yitwa Byiringiro ndetse na rwose Yves Visual photographer nawe twajyanye urumva neza ko RB ihagarariwe cyane. Hanyuma rero tuhageze dusanga press conference ariko ikimara gusa naho itangira dusanze rero kuri pono cyangwa se abari kuganiriza itangazamakuru hariho n'ubundi chairman w'ikipe ya APR akaba ari Brigadier General Deo Rusanganwa ntabwo ari wenyine kubera ko anari kumwe na Lieutenant Colonel Muyango akaba ashinzwe logistique muri ikipe ya APR Football Club. Hanyuma kandi hanari umutoza Darikonovic umusore utoza ikipe ya APR nawe rwose ari kuri pano kongeraho ndetse n'umutoza Thierry Imana akaba ari umutoza wamaze koherezwa mu makipe y'abana mu ikipe ya APR Football Club. Hanyuma rero intego nyamukuru chairman w'ikipe amaze kutubwira ko intego nyamukuru yi press conference ari kugira ngo abanyamakuru mu by'ukuri bajye babonera amakuru igihe. Ntekereza ko bamaze kubona ko abanyamakuru basa naho binubira ko batabonera amakuru igihe amakuru y'ikipe ya APR akaba ari amaze kutubwira ko icyatumye batumira i press conference ari kugira ngo n'ubundi abanyamakuru ba siporo mu Rwanda bajye babonera amakuru igihe y'ikipe ya APR. Hanyuma kandi anavuga ko iyo hatangajwe ibisaririwe cyangwa se amakuru atari kuri APR bituma hari n'ubwo abafana bataza ku kibuga nk'uko bikwiye. Hanyuma rero akimara kutubwira ibyo akaba yahise aduha umwanya tubaza ibibazo ariko yaduhaye umwanya tubwira ko tugomba kubanza umutoza kubaza Darikonovic cyane ko afite inshingano agiye kujyamo ko mu byo avuze wenda by'ingenzi abantu bamenya ugatangaje ko rwose nawe atishimiye umusaruro ikipe ya APR yatangiranye uyu mwaka avuga ko kuba muri CAF Champions League batarigize amatsinda hanyuma kandi no muri CECAFA batwaye igikombe no muri shampiyona ubwo bataratangiye neza bitabashimishije ariko atangaje ko igikombe cy'ubutwari begukanye kigiye gutuma binjira muri phase retour neza babona intsinzi. Hanyuma mu bindi avuze nuko rwose umoje kuri Chidibere ndetse na Odibo barutse gutandukana n'ikipe ya APR nyuma y'amezi 6 yonyine akaba avuze ko mwigenda ryabo rwose yabigizemo uruhare rutazwi kubera ko urwego bariho rutarabura neza n'urwego APR yifuzaho abakinnyi akavuga ko rero yose bigira management y'ikipe ya APR bagahita basezerera aba bakinnyi. Hanyuma tumubajije ku kijyanye n'amanota 5 ikipe ya Rayon Sport imurusha kugeza ubu ngubu avuga ko rwose atari amanota menshi anavuga ko ubwo bihuriraga n'ikipe ya Rayon Sport bagomba kwitsinda bakanganya ubusa ku busa ariko avuze ko akurikijwe abibonye bagomba kwitsinda anavuga noneho bagiye guhangana nabo byereye kugira ngo barebe uburyo bakuramo ayo manota. Anakomoje kandi ku mukinnyi nka Mamadou Si tumubaza tuti ko ari umukinnyi ukiri muto mukaba umwana muguriyeho abandi bakinnyi bakina mu busatirizi aravuga ati rwose murabeshya ntabwo Mamadou Si ari muto kuko imyaka 24 niyo gukina. Anavuze ko kugira ngo abone umwanya agomba kubikorera kuko bafiteho abakinnyi batatu yaba Tikurire Watara waguzwe yaba Victor Mbawoma ndetse na Tuyisenge Etienne. Avuze ko yina agomba kubikora kugira ngo abashe kuba yagira ku rwego rwo kubanza mu ikipe ya APR Football Club. Kuri butuvugana rwose umutoza Darikonovic niwe uri gusa naho agenda asubiza ibibazo by'abanyamakuru nyuma yaho noneho turaza kugaruka kuri chairman w'ikipe tumubaza ibijyanye n'andi makuru muri ikipe ya APR. Iberi ngira ngo ugomba kuba mwarayibonye mu bitangazamakuru maze iminsi bihwiswa amakuru avuga kuri Georgine wahoze ari umunyakigega wa APR FC ndetse na nibura rya miliyari 1.5 maze iminsi bihwiswa mu matamata mu bitangazamakuru. Nta munyamakuru uratinyuka ngo kibaze chairman wa APR FC?
bisa naho chairman yahise aha ijambo umutoza Darikonovic nk'uko nababwiye ko agiye kugenda ntabwo turakimubaza ariko ni ikibazo cy'igihe rwose tugahita tukimubaza ko naganira n'abanyamakuru bari hano ibitangazamakuru byinshi birahagarariwe bambwiye ko bimwe mu bibazo n'ubundi bigomba kubazwamo nacyo bagiteguye cyane nuko nanjye nagiteguye ariko icyo twamaze kubona nuko n'ubundi uwamusimbuye uravuga wasimbuye Kalisa Georgine muramuzi ni kapiteni Debora mu bijyanye n'icungamutungo muri APR nawe arahari n'ubundi bahita bitujyana mu bijyanye no kumwapulitinga cyangwa se kumushyiraho ndetse no kumusimbuza Georgine ukunatuha amakuru ajyanye n'ibijyanye ko ashaka kuba atakibarizwa mu Rwanda n'amafaranga n'ubundi yahombejwe cyangwa se yatumye ikipe ya APR ihomba agera kuri miliyari 1.5 rwose Lorenzo biri mu bibazo tugomba kumubaza gusa kugeza ngubu ntabwo aragira icyo abivugaho wenda ikijyanye n'ayo makuru abantu bazabyumva mu rubuga rw'imikino ku munsi w'ejo cyangwa se mu makuru ya sata tugira aricyo tuza kuba twabona. Hanyuma Ibe muze kongera kubaza ubuyobozi bwa APR Football Club niba babona koko ikipe ikina umupira ushamaje ugendanye na investment bakoze n'abakinnyi bafite kuko ni kimwe mu bintu byibazwa n'abakunzi ba APR Football Club bavuga ko n'impamvu batitabira n'imikino kureba APR babona yego iratsinda ntabwo yagaze nabi ariko umupira ntabwo nyerera n'umwumbati umupira ntugenda icyo yagikomojeho umutoza kubera ko Jari Koben yamubajije bijyanye n'ibitego batsinze amubwira ati ko mwatsinze ibitego 18 byonyine mu mikino 15 birumvikana ko ari ibitego bike mugiye gukora iki kugira ngo byibura ibitego byongere rero umutoza rwose yavuze ko ariyo mpamvu bazanye abakinnyi bakina basatira yaba Hakim Kiwanuka ndetse na Denis Omedi kongeraho na Djibril Watara rwose anizeza abafana urebye uburyo bivugaga ibivugana bikizere 100% ubona ko bisa naho none ibitego 18 batsinze none bagiye gutsinda double cyangwa se bagiye kubikuba kabiri kubera ko bonaga mu maso yayo ikizere atanga ikizere ku bakunzi b'ikipe bavuga ko bagiye gukina umukino usukuye none bakanakina kandi umukino utsinda cyane ko yavuze ko aricyo byazabajyana kuba bakegukana igikombe ndetse bagahigika nyine ikipe ya Sport ariko mu magambo yo babona ko akomeje kugaragaza ko agiye kwihangana cyangwa se agiye kugaragaza ihanganisho hagati y'ikipe ya Rayon Sport nayo ikipe igeza ko muza wenda uretse nk'amagaju yavuze yabatsinze ku mukino wasoje Fazare ariko yakomozaga cyane kuri Rayon ayitaho avuga ati twanganyije tutaguye kunganya tugiye guhangana nayo rero kuri imikino 15 dusigaje ubwo bahera ku munsi w'ejo bakina ikipe ya Kiyovu Sport za 14 Ibe nabonye na Ruvuyanga ari muri kumwe utubarize rwose Ruvuyanga ni nawe uri guhikaza abanyamakuru utubarize chairman ikibazo cy'abapampe niba cyarangiye baracyari abapampe afana abapere bahora bavuga batabapampe rwose abapampe baracyarimo cyangwa ntibakirimo baragiye burundu ikibazo cy'abapampe kibazo utinyuke naze gukira n'ijisho mbona nta mupampe n'umwe hari abapampe bashobora batakikari ariko babona Ruvuyanga ni nawe nguduhikaza ibintu byasubiye mu buryo urakoze cyane rekurikirana press conference atagira ikintu na kimwe kiducika urakoze cyane Ibe abakunzi ba APR byari byose ibyo babwiye birashimishije yego murakoze cyane reka ninjire mu nkomeze muri kintu ko bimeze Rugango ibyo bibazo se ntibihage niba bazi amafaranga bakabaza n'icyagapira gadatembera icy'abapampe barabisobanutse nabyo bibazo nabyo kivugaho Akera abapampe we ntabwo yari arimo ariko bari hafi yari umupampe wungirije yari umupampe w'abapampe yewe abajyeho bose bari abantu isimbi nayo ngo abapampe batangiye kuyinjira